mugire vuba abantu barisonzeye. None se kumbona mu byo muzanye nta mazi arimo mushatse kuvuga ko turya tudakarabye? None se hari umuntu uri burisha intoki? Ikibazo ni iki? Akomera ibyo mbabarira. Usibye wenda no kuvuga ngo ni coronavirus. Mu busanzwe hari umuntu wagakwiye kujya ku meza adakarabye. Ibaze nta hantu uba wagiye, sinzi muri toilette abo wasuje ibiki byose. Umuntu agomba gukaraba? Oya, tugomba gukaraba. Ariko si byo noneho ni ibiki? None se ushatse kumbwira ko iyo ndwara yakwandura muri ibyo gusa? Hari abasomana, hari abahoberana. Ndumva ibyo ngibyo rero atari impamvu. Abana rata mugende mukarabe, hanyuma nimara gukaraba muzana amazi natwe dukarabe. Miriam, nyine umbabarire kumukosora abana bahari pe ntabwo byari bikwiye. Ariko nanone isuku ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu umuntu aba agomba kwitaho. Nta kundi byagombaga kugenda. Hari ibintu biba bigoye. Cyiza ni uko ubana n'abantu bakurerega cyangwa ukabona aba wenyine, ariko hari ibintu utashobora kwitwararika. Erega abantu tuba twaracanzwe na byinshi. Ndumva rero sinzi kurya umuntu yabishobora. Mbabarire iyo myumvire, sibyo? Reba coronavirus ubwayo ntiri gutuma abantu batuza. Tugomba gukaraba, tugakaraba amazi meza n'isabune, kandi noneho ugakaraba hagati y'amasegonda 40 n'umunota, sibyo? Ikindi kandi ntabwo abantu bagomba gusangira. Ibintu byo gusangira bihagarare. Noneho purisi abana, ibaze umwana hari igihe usanga afite nk'imico mibi. Uko nguko abasangira n'undi, ejo akagira ute akayimusiga. Rero umwe aba agomba kurira ku isahani ye n'undi ye. Aha, ngaho reka bikorwema, amahoro ahinde. Umva bitoroshye. Egamere, ibintu ndagira ngo ubyumve neza, kuko ni inyungu zacu twese. Ntabwo ari uko ni inyungu z'umuntu. Ikindi kandi ibintu byo gusuhuzanya, mukozanyaho imibiri n'iki bigahagarara. Ntabwo iki cyorezo kiri mu mikino. Niba ushaka gusuhuza umuntu mupepere wikomereze. Katubanza turye nyine, ndumva ufite amasomo menshi uraza kutwigisha nyuma. Awabivuga nibyo. Sawa bazana duporeze. Ariko uriya mutantine ko mbona afite ubwo se ngo nuko ari mwiza. Twese twabitewe nuko tudakaraba intoki. Inzara imeze nabi nawe arazana iby'indembe. Ariko se Anje, ubwo ushatse kuvuga ko ku ishuri batatwigisha ko tugomba gukaraba intoki tugiye kwiga cyangwa tugiye gukora ikindi kintu cyose gikenera isuku? Mama nari ubukabye, hanyuma se ko tutabikora twabaye iki? Aha, kamweke n'ikarabe. Sindi, ariko muba muri kujujura ibiki ku buryo mwoga amasangana gutya? Gihe mwahereye mwavuze, umva mugere vuba tujye kurya. Kandi mama yarambwiye ngo mushake indi sahani, umunsi buri wese arisangiza. Sawa? Se tanti, habaye iki ko mbona bidasanzwe? Mbese urabyize? Ntabwo uzi icyorezo kiri kuvuza ubu hano hanze. Ngo tugomba gukora ibishoboka byose twirinda, niyo mpamvu nta yindi. Njyewe sinari mbizi. Ntabwo wari ubizi, ukenda byumva. Gusa nyine bimugire vuba nitumara kurya akavido ndi bubereke uburyo ushaka kwirinda, uburyo yandura byose, ukaraba intoki, sibyo? Byose ndabibasobanurira. Yego urakoze. Ese Anje, uzi icyo kumva mbona uhora warakaye? Wabaye? Mugire vuba. Turyoherwe, ariko mu wacu sinzi ikintu Anje yabaye, akomeje kwijima cyane. Ariko si by'abana wamenya ari ibiki, wasanga hari ikibazo afite. Anje, gerageza mwana wanjye urye. Ako se umuntu w'amana yanjye ni ibiki? Ariko Sindi, muri hanze hari ikintu Anje yari yabaye.
oya rwose mama turi hanze nta kibazo yari afite twari turi gukaraba. urumva nabasanze bari gukaraba noneho mbaganiriza nyine ku by'iki cyorezo n'uburyo bashobora kongera isuku kandi isuku ni ibintu tuba tugomba kwitaho byo mu buzima busanzwe gusa nizera ko no ku ishuri babyiga. ariko nawe ntushaka kuvuga ko muri uru rugo nta suku tugira, ndabizi neza turitwararika isuku irahari, ahubwo reka kumbwira ibyo ngibyo ukajya kwirebera umwana ibindi biraza nyuma. oya ntabwo mvuze ariko ko nta suku mugira ahubwo mvuze kuyongera kandi nta nubwo ari ibyanyu gusa natwe si sisha nizere ko waryohewe. sha biraryoshye cyane maze ndanahaze. oya ibiryo ugomba kubirya ukabimara sibyo ahubwo Ange yabaye iki kari umwari muri kumwe nkaba nabonye yakomeje kurakara. none se ko twaganiraga bisanzwe ariko nyine ibintu byose aba yabipimye. okay nta kundi gusa nizere ko ukitwara neza wubaha imvira n'umukobwa ugomba kubaha sibyo. ariko se tanti ko kuva waza papa atagarutse. papa urumva yagize akazi kamutunguye ariko azagaruka nanjye rero hari ibintu nari najemo hano niyo mpamvu. ntabwo twari tubizi ariko se none se azagaruka vuba. azagaruka vuba gusa ndaza kumuhamagara muguhe muvugane hanyuma nk'umukobwa rero uba ugomba kumara kurya ukandura ku meza ugakora isuku ahantu waririye n'ibyo waririye sibyo. ariko se mwana we wambabarira ntukajya umaze isoni, wakwihanganye ukareka ibintu byo kwivumbuka. reba ukuntu wahagurutse ukava ku buryo ugasohoka, ni ikihe kibazo ufite ntazi? wajya umbabarira koko. abandi babitayeho bagira gute nawe njyewe nta n'undeba. mana none se njye ntabwo mfite ariko wanje ntari kubera wowe. niki nagukorera? mbere y'uko ukora ibyo ngibyo wajya ubanza ukambwira ikibazo ufite nkagikemura nka mama wawe. mbere y'iki si mbere yo kugushimisha? ntabwo ari byo mwana wanjye. ariko ubundi papa bayo cyangwa kuki atari we tubana cyangwa ubundi nta na tante ngira ngo nanjye ajye aza kunsura. noneho ni ukuvuga ko ngewe utanshaka. ariko wanje hari ibintu utagomba kumenya aka kanya kubera ko uracyari mutoya, ariko nanjye nzagerageza mwiteho kandi nzakora igishoboka cyose kugira ngo nkunezeze sibyo, kandi igihe kizagera na papa wawe umubone humura. iyo ndi kumwe n'abandi bana hari inkuru najya numva n'undi mubyaye. habaye iki? Ange mbabara w'inkora mu bwonko ndumva ibibazo ufite noneho bindenze. nakubwiye ngo tuza, ikibazo cyose gihari nzagikemura urumva. ibya papa wawe umuru uzamubona niko nakubwiye sibyo. ariko se n'ubundi reba nk'uba wivumbuye wanze kurya, ariko nta mugayo harimo n'imiteto. bajya bavuga ngo icyo imbwa yanze umanikaho ireba, nuza gusonza urabirya. reka ndabona wicaye watimaje nta n'isoni ufite. umva umaze kurya urahaze, ndashaka ufate ziriya njerekani uko ari ebyiri ugenda uzivoma. wajyana litiro imwe ukavoma ukazuzuza, wazijyanira rimwe. icyo mpfa ni uko uzana amazi kandi ukazivoma zose zuzuye. uri kunyumva? yego rwose ndabikora. nta n'isoni rega, nanjye ni umwana asha kandi arababaye. uranyumva? nizere ko ubyumva. uvuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku. maye dasi wowe uri imfubyi, umva nkubwire, narakubwiye ngo umunsi wagize ubwo urogotwa cyangwa ukibeshya ukabwira tantine wa magambo, niwo munsi wawe wa nyuma wo kubaho.
Dada! Dada! Sabuna mubwezi. Wamerekeje haruguru mu ishyamba. Hari umuti nshaka kujya guceka. Mu ishyamba amasaha turihuta ariko wagere ku bunebwe. Banguka. Bakuriho hagati aho ariko hari ikintu nakubajije utigeze umbwira. Nakubajije ukuntu naje bro atakubwiye ukuntu uriyumviriye byagenze gute, wenda hari ushobora kuba binakubangamiye. Ariko wowe ntabwo ubizi, ariko ibibazo ubonye ibintu byose biza bikwituraho utabizi, gusa wowe wabyifatamo ute? Nanone ntabwo wamutekereza kuko ntabwo uzi impamvu yatumye nyine atakubwira, cyane ko ubu ngubu ntimuravugana ngo akubwire impamvu, na telefone ye ntayiriho, ubundi umva utakaba umutekereza bigezeho. Ntabuzwa n'iki kubimutekereza, ariko gusa nta kibazo, icy'ingenzi ni uko mukunda. Tumva rero nta cyatuma ntamukunda, nyine ibyo yakora byose ni umugabo wanjye. Shyira umutima hamwe rega nanjye ndahari. Ngo nawe urahari? Ko noneho uranshekeje dada, kuba uhari se bihuriye ubwo se wowe uri umugabo wanjye? Hari ibyo utabasha gukora sha. ahubwo ngo wariye niwe usonze. Ubu rero abantu mwamenyeye kurara mwambaye kuri nyine noneho muri babiri, ubu aka kanya uhise umukumbura. Mbabara ariko ureke mbanze nseke rwose. Sinabonye se ahubwo abakobwa b'iki gihe munabiturusha ahubwo kubikora. Umva njya numva iyo twagiye muri brother shower abakobwa baravuga gusa ko twaga dusigara twumiwe. Ego komana ahubwo uhita utekereza uti aramutse ahuye n'umugabo wanjye mba nta nubwo yagaruka. Ibyo reka mbwira ibyo ngibyo tubyihorere sibyo, ahubwo mbwira ikintu tuje gushaka nyine dukomeze twishakire dutahe kare. Ndashaka dada, impamvu tuje hano mu ishyamba nanjye gushaka umuti. Burya raga inturusu y'umweru ivura inkorora na grippe, niyo mpamvu rero narinje gushaka umuti w'abana. Numva rero iby'iyo miti burya uzi n'imiti ya kinyarwanda ni hatari. Okay, sawa nyine reka turebe dutahe. Se wamfasha reba nk'umufashe tugahita dusubira. Si gusa usa umweru yego yenda ari umweru byata niya babyita uruteja. Sawa mwana bite? Sawa mwana. Buno bubido bwose niwe uri kugenda ubuterura? Yego ni njyewe. Ese ubundi wajya utwara ububido ubasha ushoboye, hasi ukagenda ugafata buke buke, ubu se kuko gisinzi ni n'umubyeyi wemera ibintu nk'ibi ku mwana noneho ungana nkawe koko?
ubundi se ubu ngubu ibi ngibi si ihohoterwa? Ese ubundi reka nkubaze, uriga? Ubundi se uriya twahuye muri kumwe koko ni mama wawe? yego uriya ni mama wanjye kandi ni ukuri ndaniga. Iyo numvishe ikinigo uba uvugana natekereza n'ukuntu wari wakutse umutima cyagiye ngo usanga wataye amafaranga. Binyereka yuko ufite ikibazo wa mwana we. Ngaho ngwino nkutwaze tugerane mu rugo. Mana yanjye noneho mama aranyica, sinahakana kandi navuze yuko uriya ari mama wanjye, noneho aranyica we. Tugende ko mbona uri kure, tugende wigira ikibazo. Siko wisetsa. Kumva nako ntabwo byemewe kutambaza ikintu ndi guseka ariko Nyine byancanze ahubwo mbwira. arampamagaye Indeze. umugabo wanjye. Aha, iyo nkuraho ntago azapfa. Umuntu tuvuga agahita ahamagara. Aha. uzi ikintu kintunguye se ni ukuntu twahoze tumuvuga unavuga ngo telefone ye ngo ntayiriho, nanjye ko bimaze iminsi naramubuze. Hakuze ibintu ambwiye, ambwira ashanga ko nimukana. Wabona ashaka ko mujya ahantu heza rero se ko mbona bikubabaje. Ntabwo wowe washaka kuva hano? Mana, siko baburemereye. Ubu bido bungana gutya nibwo ugenda usimburanya. N'ukuntu nzi hano hantu bavoma kure. Hano niho mu rugo. None se harya ngo yitwa nde? Nitwa Sindi. Ako banza mama wawe atoroshye. Cyagiye duhura uziko nabonaga andebana agasuzuguro. Hoya nta kibazo cye pe. We ntabwo uzi ko wasaga ugiye kunyicisha. Imana ifashe n'aba ari kutwumva. Ngaho se komanga twinjire.